Tangaje cyane igi no kuvuga ngo kano kanya tuvugana hari umuntu ushobora kukubona akakubonamo igitsina gore. Yego. Ibyo bintu bihuza gute no kubura umugabo? Iyo umuntu abimbwiye gutyo bita musobanurira. Ndamusobanurira nkamubwira bimeze gutya na gutya. Ndamubwira ati no, ngewe nago ndi umukobwa ndi umuhungu. Ufite umukunzi? Nta mukunzi ngira, ariko mfite uwo nkunda. Ufite uwo ukunda? Bamwita Kayusi. Bamwita Kayusi. Ntabwo nabatuburira kuko n'ubundi yarakijijwe, ariko twaranabanyeho igihe kimwe abantu barabizi. Nyuma yase yinjira mu by'agakiza, njye nigumira mu buzima bwanjye busanzwe, ariko n'ubundi nakomeje kumukunda kuko nagiye mugusha ndebe ko yagaruka. Uramutse ubyaye uri umusore ukaza gushaka umugore ukabyara umwana akaza ameze nkanjye, wamujugunya cyangwa se wamwica? It's alright. Uracyari kuri YouTube channel yacu ya Shanfab Official once again. Uri kumwe nanjye Registered Midwife Fabrice Iradukunda, the God of Women, Save Madam Child, Reducer of neonatal and maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Nkuko mubibona rero kano kanya dufite umutumirwa wacu twakiriye muri kubona kuri screen zanyu za Shanfab Official. Tudatinze cyane, watangira wibwira abadukurikiye kano kanya. Murakoze. Nitwa Ige, usanzwe niyo mazina yanjye, niyo nkoresha n'ahantu hose. Nkaba njyewe abantu benshi bakunda kunyitiranya kandi n'ukuntu nitereye n'ukuntu umeze, bakunda kunyita ko ndi umukobwa kandi ntabwo ndi umukobwa, ndi umuhungu. Uri umuhungu? Ndi umuhungu ufite hormone za gikobwa nizo navukanye, nkaba nitire nk'abakobwa. Nkaba ndi umuntu usanzwe ucisha bugufi, nkaba ntuye Igikondo, nta babyeyi ngira, bose baragiye. Nkaba ndi umwana wa kabiri mu bana batatu. B'abahungu. Twese turi abahungu. Umukobwa muvukana? Na umukobwa yaratabarutse nawe, niwe wari imfura, twari abana bane. Ubundi twari abana batanu iwacu. Nari mfite impanga yanjye y'umukobwa yapfuye tukiri batoya. Ubusanzwe niberaho gutya. Wiberaho gutya. Biratangaje cyane igi no kuvuga ngo kano kanya tuvugana hari umuntu ushobora kukubona akakubonamo igitsina gore. Yego. Ibyo bintu bihuza gute no kubura umugabo? Iyo umuntu abimbwiye gutyo bita musobanurira. Ndamusobanurira nkamubwira bimeze gutya na gutya. Ndamubwira ati no, ngewe nago ndi umukobwa ndi umuhungu. Ndi umuhungu nubwo mfite isura imeze nk'iy'abakobwa, ariko ntabwo ndi umukobwa. Igi baravuga ngo uri umutinganyi. Official. Ndabyemera. Ndabyemera. Urabyemera? Yego. Ufite umukunzi? Nta mukunzi ngira, ariko mfite uwo nkunda. Ufite uwo ukunda? Bamwita Kayusi. Bamwita Kayusi. None se kuri kutubwira ngo Kayusi ngo ni umukunzi wawe, kandi tukaba tuzi yuko yakijijwe ngo basigaye n'umupasiteri, ibyo bintu koko ntabwo dutuburiye cyane, ntabwo tuburiye abanyarwanda? Ntabwo nabatuburira kuko n'ubundi yarakijijwe,
ahubwo twaranabanyeho igihe kimwe abantu barabizi nyuma yase yinjira mu ndarakiza njye nigumira mu buzima bwanjye busanzwe ariko n'ubundi nakomeje kumukunda kuko nagiye mugusha ndebe ko yagaruka. Alright, no iki utubwiyeho Kayusi n'ubundi mukiri inshuti. Ese nyuma yo gukizwa hari uburyo kimwe yongeye kubonanamo cyangwa se n'uburyo mwongeye gucilingana nk'uko mwacilinganaga mbere? Ntabwo yankundiye kuko nashaka kumugusha inshuro nyinshi bikanga. Nambwira ngo ino usubire mu rugo bikanga, akaza nkashaka kumugusha nkabona wapi, nkagura inzoga nkatereka hariya kandi nzi ko yikundiraga icyo kunywa, akambwira ngo ndashaka fanta, nkambwira njye nka mu rugo nyine ntabafata ibamo, nutanywa inzoga byihorere ndayinywera. Nkakoresha ibishoboka byose bishoboka ngo ndebe ko ndamugusha twaryamana bikanga, akankatira akabyanga. Ndamwihorera rero. Uramwihorera ariko na n'ubu ndacyamukeneye. Uracyamukeneye kandi uracyamukeneye kuko nta wundi muntu nakudasibyeho. Ariko baza Kayusi yarakuryohereje? Koko cecekere. Ntabyo nzi. Ese wenda tudatinze cyane kugira ngo tuganire dusangize story zacu abadukurikiye hano kuri kamera za Shanfab Official. Ubundi Kayusi mumenyana, mwamenyanye gute? Dutera iyo story, utubwire uburyo ki mwamenyanye, uko mwateretanye kugeza ubu kano kanya. Kayusi twamenyanye duhure kuri social media. Ni umuntu waduhuje nawe ngo dukorane kuko Kayusi yarasanzwe akora, turangije turahura turakorana, numva ndamwishimiye, sinzi ukuntu byaje, numva ndamwishimiye. Turaganira nyuma ya kamera, turaganira dutera story, ndamubwira ati just I like it. For you. Ngo mbwiye ngo iki? Bamwe nakwishimiye. Sinzi ukuntu numva ngiye meze, numva ntazi ndumva gushagara ubundenzi. Ngo yego. Ariko nanjye nakubwiye ngo ndakukundiye. Namwe okay. Dutangira uko. After nyuma duhana ama contact mbere, duhana ama contact, duhana nimero, tukaduhamagarana bite ngiza umeze ute, waramutse ute. Ndamubwira ati se wazansuye iwanjye. Aza kunsura iwanjye, aje kunsura iwanjye, turaganira, ndamwakira, ndateka, ngera gute, agati kwaje umushyitsi ngomba kwitegura umuntu, nkora ibishoboka byose, turaganira, tumera neza, araza, turarya, turanywa, birangira turyamanye. Birangira muryamanye. Ese wowe iyo uryamanye n'igitsina gabo wumva uri fier, wumva wishimye, birakuryohera? Ukuntu biryoha. Nko kurya inyama cyangwa inkoko. Cyangwa ukarya akanumva wishimiye cyane. Ikintu ukirya, ukuvuga ngo ukirya wumva nko kurya ikintu kumbushye. None se ni ukuvuga ngo biba bimeze neza. Wigeze uteretanaho n'igitsina gore? Oya. Nta na rimwe wigeze ukundana n'igitsina gore? Wapi? Wakubona kano kanya yabona uri igitsina gore n'ubundi. Utubwiye ko utigeze ukundana n'igitsina gore na gato? Nta na rimwe? Nta na rimwe, ahubwo ni inshuti zanjye. Ni inshuti zawe? Ni inshuti zanjye, turogana, bambara ndeba, bakisiga ndeba, bambaye ubusa. Barumva nta kibazo. Bumva nta kibazo. Ariko ikibazo nagira umuhungu amagaze iruhande yambaye ubusa. Intambara ndende, ntazi ko ndende. Ese
twagiye tubibona kenshi, hari na interview umuvandimwe yatanze Kayusi, aravuga ngo biriya ngo byari pranka, ngo kwitwa umutinganyi ngo sibyo, akabihakana imbere ya kamera, agakora ibiki byose. Niyo mpamvu bavuga ko yanakijijwe n'iki ibyo bintu, koko nibyo? Sinzi burya hagati yawe nawe ninde ubeshya? Kuba yarakijijwe, buri muntu agira umutima nama wiwe. Ntabwo navuga ngo Kayusi yarakijijwe kuko ntabwo nzi ibyiwe, kuko aho aba ari simba mpari, singendana nawe. Remba nibere iwanjye cyangwa se nibere outside ahandi hantu, ku giti kiwe umutima we niwe njyanama wiwe, ibyiwe n'ibye n'ibyo nyine n'ibyanjye. Ese Igi, ko tuzi neza yuko iyo uryamanye wenda n'igitsina gabo ushobora kutazabyara, wowe ntabwo ujya ugira inzozi zo kumva wagira umwana mu buzima bwawe? Ibyo mbitekereza ariko nkumva kuri jye ntaho bifashe. Nta hantu bigufasha? Nta hantu bifashe gushaka umwana. Imana niba ipanga ntabwo ari umuntu ubipanga. Imana niba ibipanga si umuntu ubipanga. Ariko utekereza se kuzagira umwana ukumva wabyara? Mbitekerezaho ariko ndavuga ati sinabyara gutya, sinzi guteta abakobwa. Kandi ari inshuti zawe? Ni inshuti zanjye ariko ntateretana. Ntatereta gute? Nahera he mumbwira ngo turyamane umutere? Wapi? Nabishakishije kuva kera, mbona bitankundira. Ese iyo ubonye igitsina gore ukabona gifite nyashe, gifite iki, yambaye biri sexy, ntabwo wowe wumva ubwawe, nta mukobwa n'umwe wigeze wumva wakishimira cyangwa wakunda ngo wumve ngo yagukurura ube waryamana nawe? Wapi? Ntabwo byangiye. Nimubonye yambaye afite nyashi, afite iki, it's okay, mbona yambaye neza, nizo nyinshi mvuga ati wowe mpamvu ateye neza. Ntabwo byari ibyo binyuta batanga. Ndabyihora nkabireba tunga mvuga ati ko bateye neza, nkabwira nk'abo tuba turi kumwe hamwe ati nk'abahungu tuba turi kumwe hamwe ati wafatiraho kuri ziriya nyashi yifite ngo kubera ndakuzi, ndakuzi wowe ukunda ikibuno, ukunda nyashi, ngo uteye neza. Yes, muracyari kumwe nanjye Sean Fab Official, turacyaganira n'umuvandimwe wacu Igi. Naam. Kano kanya mbere yuko dukomeza, banza ugira ikintu ubwira abantu badukurikiye. Ikintu nababwira, ndabakunda. Yes. Abankunda ndabakunda, abanyanga ndabakunda. N'aba bandi bavuga amagambo batabanje kumva ko umuntu ukorana ameze n'imiterere yiwe n'ukuntu yavutse ameze, ndabakunda. Ariko nanone ikindi nababwira ngo nyamuneka mbere yo kuvuga ikintu ujya gucira umuntu urubanza, ujye ufata ururimi rwawe urugaragure inshuro ebyiri mu kanwa kawe, wumve yuko ikintu ugiye kuvuga nimba ari ukuri cyangwa se nimba ari ukubeshya. None se Igi, ko Kayusi yigeze gutanga interview akavuga ngo ufite umwana, noneho ukaba utubwiye yuko nta mwana ufite, ibyo bintu urabihuza gute? Icyo kintu ntabwo ko yabeshye. Yarabeshye, nta mwana ngira kuko ntabwo nirita, sinzi uko kamera, gusa ndeba gutya imbere, sinzi mo imbere uko hameze. Arabeshye. Ese wowe ntabwo ujya wumva washyiraho nyashi nawe ukagira ibinyashi binini? Jamais. Ntabwo mbikunda, njye nkunda taye yanjye, nkunda taye Françoise yanjye. Mwita Igi. Niyo tukiri kumwe kano kanya kuri Kamza Sean Fab Official. Igi. Naam. Batubwiye kuvukana n'abahungu
ni batatu ni batatu ubwo turi batatu iwacu muri basigaye batatu turi batatu nyine urumva muri batatu mwese hamwe uvuga ngo hari babiri b'abahungu hanyuma impanga yawe ntago igihari yego none se igi ubu kano kanya tuvugana waguha pase y'umwana w'umukobwa ntabwo wayifata reka ntayibaza iki ntacyo wayibaza kubera iki reka kata wapi ubu bakobwa bihanagure bave iyawe baveho banzanira abahungu bakuzanira abahungu amapasi y'umuhungu noneho ukunda umuhungu uteye gute igi mu buzima nkunda umuhungu wa muhungu w'ifiyeri icyo akunda icyo yiyumvamo muri we wa muhungu uzavuga ati nimba ndi kumwe na Ige mu muhanda mufate ukuboko cyangwa se mufate ku rutugu tugendane wa muhungu uri fiyeri icyo akunda apana wa muhungu tuzagendana mu muhanda mbwira ngo turi kugendana nk'abantu bagira ngo bataziranye gusa hagati yanjye nawe harimo distance no umuhungu wamumusha wa muhungu uri fiyeri icyo akunda nicyo yiyumvamo muri we waba muremure naho nkunda abahungu barebare ukunda abahungu barebare pe bogale wa yumva apana kuvuga ngo yarateruye nubwo atarateruye kuri bogale mwiza uzi gukora akazi bien wa muntu nzafata ku kuboko nkumva ko nafashe nkumva ko apana bya bintu bivuga ngo ngufashe ku rutungo turani konye nanjye ndi muremure ndashaka umuhungu usumba nibwo bwa nsumbaho gato bogare w'igikara sinunda abahungu b'inzobe reka sinunda abahungu b'inzobe kubera icyo udakunda abahungu b'inzobe abahungu b'inzobe bariyumva sinunda abahungu b'inzobe pe mani njye bampusha bariyumva niba abahungu ushobora gusanga wa wundi ugendana mu muhanda ukabona umuhungu w'igikara pe w'ibogare mwiza hano mubi nkunda abahungu beza bafite po shokoha wa muhungu tuzajya tugendana mu muhanda ku buryo nambwira ngo wambaye akabiso kakama no mu muhanda turi kumenya nta kintu ngisoni tukamera nk'abazungu ubundi ku buryo nawe yumva ko muri nk'umuzungu nubwo waba ari umunyafurika ariko akimva ko ari umuzungu mu mutwe we iyo wamukubita akabizo wamusoma kujya ku itama yawe ku munwa it's okay kumva ko ari ibintu bisanzwe nose Igi ubundi mu butinganyi turabizi ko habaho umugabo ndetse n'umugore noneho ubwawe wakitinga nk'iki njye nakitinga nk'umugore yanjye di bottom ukuvuga ngo umusore wumva yagushaka yakureba akagira n'ikindi nirihe banga ukoresha ubundi kugira ngo uryohereze abasore njye ni ibanga ryo mu buriri ntabwo najya gushyira kuri kamera ni ibanga ryo mu buriri bivuze ngo ugushaka azakurebe amenye iryo banga ukoresha iryo ari ryo of course Igi ujya usenga ndasenga ujya usengera muri ende ujya muri katolike uri umukatolika yes ujya mu rusengero ugasenga ukavuga ishapure ari ishapure ndayigira mu nzu iwanjye ari igitabo iriya cya gitabo gisanzwe ndakigira kuko njye narabatijwe ndahabwa ndanakomeza none se Igi muri eglise katolike habamo ikintu bita umuhamagaro sibyo umuhamagaro habaho ushobora kuba padiri ukaba manseri ukarongora ukagira umugabo cyangwa umugore ubundi wowe wumva umuhamagaro
muri edini yawe usengeramo ari wowe? njye umuhamagaro wanjye sinzi ko nawuvuga, sinzi simpamvu sinavuga ngo ni abapadiri ko ntabwo ntabishobora, sinaba mansera ntibyankundira, sinavuga ngo umuhamagaro wanjye gusenga kuko mu Rwanda ntabwo bemewe gusezeranya abageni, ntibimwe no kujya bajya mu rukiko ngo byakunda. ubwo njye ni ugutuza nyine, ubwo uwo tuzakundana uzanshaka ni uwo nguwo. None se Ige, ubu ubwawe iyo urebye wenda leta y'u Rwanda uko ifata abatinganyi ubibona muri iyo shusho? yewe nyibona mu shusho nziza, kuko ndebye mu bindi bihugu abage ndebye nka mu bindi duturanye nabyo hari ababiciye, ariko twe mu Rwanda dufite itegeko, mu Rwanda dufite uburenganzira buri hagati, ntabwo twemewe, ntabwo ushishwe. Ni ukuvuga ngo uramutse ugize ihohoterwa ufite uburenganzira bwo kujya kurega, sibyo? Ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda turi hagati nk'ururimi, turi hagati nk'ururimi, kuko nta umuntu avuze ngo araguhohotera kubera ukuntu wavutse umeze, yaba abagize yaba aguhohoteye, uburenganzira bwo kujya kumurika, wajya kumurika yaba kuri polisi, hari abantu bashobora kuza kukuburanira, n'uwo muntu ukamwerekana bakamubaza impamvu yaguhohoteye, sinamuhoteye kubera ukuntu nawe ni umuntu nk'abandi. Twese twavukiye ku mezi 9, ntabwo twavutse ku mezi 7 cyangwa se 6, twavutse ku mezi 9, twese tuva amaraso y'umutuku, ntava amaraso y'icyatsi. Abageni ntabwo bavuga ngo cyangwa se abateganyi ngo bavuye amaraso y'ubururu, ngo wowe kuko wowe uri umugabo ngo wavutse ufite amaraso y'umutuku, nawe wavutse afite amaraso y'umutuku. Ntabwo twavutse twese ngo jya hanze, twese tuva amaraso y'umutuku. Uko umuntu avuga niko Imana ibishaka, cyangwa se n'impanuka niko navuga. Kuba nyine navutse gutya meze gutya, mfite karagiteri z'abakobwa, ntabwo bivuze yuko ko njyewe ari njyewe wiremye, cyangwa se ko ababyeyi babishatse. No, niko Imana ibishaka. Imana ipanga ikintu, ntabwo ari wowe wipanga, ntabwo ari umuntu wipanga, Imana iko bipanga. Noneho kano kanya Igi, uwo ni igiki wasaba leta y'u Rwanda yabafasha, cyangwa se ni igiki wasaba Eglise Catholique cyangwa se n'andi ma Eglise bijyanye n'iyo gahunda? Ikintu nasaba leta y'u Rwanda, baduha uburenganzira natwe tujye dusezerana nk'abandi, yego, dusezerane nk'umugore n'umugabo nk'uko abandi basezerana, yego, tujye mu rukiko tubone, tujye twabona uburenganzira busesuye, ku buryo tuvuga ati turi proud, tube nk'abantu bari official, babandi ku buryo uvuga ati njyewe ndi kumwe n'uyu niwe fiancé wanjye, anyambika impeta, ejo tujye mu rukiko, tuva mu rukiko tujye muri Eglise dusezerane nk'umugore n'umugabo. Icyo kintu nakwisabira njye ku giti cyanjye, ntabwo nsabira abandi, ni ku giti cyanjye. Ku giti cyawe uramwumva neza, mwita Igi ari gusaba kubwira tujye twambara n'amakanzu, mwambara n'amakanzu, kwambara ikanzu kujya mu muhanda, kumva kuri fieri yacu, uri fieri yacu. Bamwita Igi, niwe turi kumwe kano kanya kuri Kamza Sean Fab Official. niba waryohewe n'ikiganiro turi kuganira, ndagusabye muri uno munota ukore like, umwereke urukundo, wandike muri comment ibyo wifuza ko yakora cyangwa yahindura, nuko wowe ubyumva cyangwa se ubyifuza. Igi, hari abantu benshi bakwifuza banagushaka, wababwira iki? abanyifuza it's okay, ndahari,
abishaka n'abana nimero yanjye byo bamuhamagara nta kibazo. Okay, yibahereze. Ni 078 078 21 21 78 648 niyo nimero yanjye. 648 niyo nimero yanjye. Yes, mwamubyumvishe rero abantu bakeneye kumuha ubujyanama cyangwa se ubugororangingo cyangwa se mu bindi bintu byo byose mwamubona kuri iyo nimero atambukije abahaye. Yes, no wenda kugira ngo tutaza gutinda cyane turi kuganira, wavuze yuko utigeze ukunda igitsina gore, uvuga yuko niyo ukibonye wowe ubwawe utajya wifuza kuba mwacilingana cyangwa se n'iki sibyo? Yego. None ubu kano kanya uratubwira ngo ukunda umuhungu w'ibogari muremure gusumba, byari umukobwa wambwiye ngo aragukunda. Gira icyo umubwira. Ankunda muri rwego. Agukunda uko witereye kandi yumva yuko hari byinshi mwaganira. Uwo nguwo nta kibazo tukaganira nk'ibisanzwe apana kuvuga ngo ngiye mu rukundo no. Ngo yaba ntabwo wabyemera. Byasanga kubise swata. Igose. Twaganira byambwira nkabyumva nanjye nkamubwira it's okay. Kumbwira ngo tujye mu rukundo no. Nta rukundo n'abakobwa ushaka. Yego. Ujya usoma Bibiliya? Bible isanzwe? Yego. Wenda ndayisoma. Urayisoma? Ariko si cyane, ni gake. Nuwe murongo uzi se basi cyangwa utekereza? Yewe, aho ngaho umaye ikizami kiremere. Yego. Oh yes. None urabizi neza yuko mu mateka ya Bibiliya hari histori yabayeho ya Sodoma na Gomora. Kugira ngo Imana irimbure Sodoma na Gomora, urabizi yabaye ibintu byinshi, ubutinganyi n'uburaya. Wowe utekereza ko Imana itazakurimbura? Keretse umunsi nzaba napfuye. Ubwo ngubu keretse ngize ikibazo cyangwa se simbifuza, keretse nkuze nka sida cyangwa nkarwara nkapfa cyangwa nkarwara ahita mpfa. Ariko nabwo kandi ibintu byo bivuga ngo Sodoma na Gomora ni umuntu wabyivugiye, nubwo Imana bavuga ngo Imana yararimbuye, ni amateka, ni ibintu ntabwo twize tubibona ku maso yacu, cyangwa se ngo tubibone bakunda bakina filime bagiye kubikina n'abakinnyi filime babikinnye tutabizi. Sinyapfa biriya bya Sodoma na Gomora sinyapfa kubyemera neza, bishyiramo hagati cyangwa nkabishyiraho entre parenthèses ku ruhande. None utekereza ko Imana ikwishimira? Iranyishimira kuko inkorera byinshi cyane, kuko hari igihe isaba ikintu ikakimpa. Uyisaba ikintu ikakiguha. Oh yes man, Imana yarimbuye isi, irimbura Sodoma na Gomora kubera yuko ibyo bintu byabayeho. Wowe ubwawe nkuko twari turimo kuri iyo ngingo ya Sodoma na Gomora, Imana iramutse ikubwiye ngo kakanya tuvugana ndashaka kugutwara, nagenda? Wabyemera? Nagenda. Cyangwa nawe wakwepa ukavuga tuzaza undi munsi? Oya, nagenda. Nuzi nabagize Imana babingiriye neza kugira ngo nduke umuruho w'isi. Nduke umuruho w'isi. Nagenda. Nuzi navuga ngo oya namwati yo wabungiriye neza pe nkigendera. Yes, turacyari kumwe muracyabibona kano kanya. Noneho ni igihe cyiza cyo kuba wakora like cyangwa se ugashyira muri comment agatima kuko wishimiye kino kiganiro turimo gukorana kano kanya na Igi.
twaganira ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye. Ubu kano kanya ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badakunda abatinganyi cyangwa se batabemera. Ikintu nababwira abantu badakunda abatinganyi, nyamuneka uko wowe wavutse nawe niko yavutse, wamwanga wamukunda it's okay giti cyawe, gusa aho uzamubona hose atambutse ntuzamutere kuko n'umutere ntazaze gusubiza, niho ufate ibuye ugatera imbwa kandi ubizi ko imbwa ntiyafata ibintu gusubiza. Ikindi nababwira nyamuneka ni abantu nabo bavutse nk'uko wavutse, nimba yaravutse ameze gutyo murekane uburenganzira bwe nk'uko nawe ufite uburenganzira bwawe n'imyumvire yawe. Iyo myumvire rero mushyire hasi mwese muringanire nk'uko mwicara ku meza mukaringanira. Ngera ahantu ushize nagiye kumwe n'abashuti banjye bivuze gutyo utanibwa ikintu, ahantu nagiye kumwe n'abashuti banjye nabo bage umutipe araza abwira umumama arababwira ati ngo sinshaka bari abantu hano. None uwo mama ko twari tuziranye araza arampamagara arambwira ati mubwire bari bagenzi bawe muhaguruke mugende. Ndamubaza se twakoze iki? Ngo oya ngo uriya mutipe aravuze ngo muhaguruke mugende. Ndamubwira se twateye urusaku hano twakoze ko tutasakuje ko turicariye gusa setu ngo yango abantu simba kundi. Uramutse ubyaye uri umusore ukaza gushaka umugore ukabyara umwana akaza ameze nkanjye, wamujugunya cyangwa se wamwica? Batubwiye muri comment ubyaye uwo mwana umeze nkanjye wagira ute? Wamureka? Wahita umwica cyangwa? Icyo kintu kimba ni kwibaza. Ibyo niyo nkunda kubwira abasore b'iki gihe cyangwa se abagabo, nkabwira bano bagabo b'iki gihe ababwira se nk'ubu uramutse ubyaye umwana ukabyara umwana umeze nkanjye wamujugunya cyangwa wamusiga kwa muganga? Cyangwa mu gihe wamufata ugenda mu ruhinja mu mikurire ye uko ugenda azamuka ukabona ari gukina imikino y'igikobwa ntari gukina imikino y'igihungu, wamwica? Wagira ute? ese kutubwira muri comment babitubwire. Icyo kintu nkunda kukivugaho cyane. Njyewe nkunda kuvuga natwe ababyeyi bacu batubyaye sibyo, reka niyo nihere nk'urugero kuri iki tiwi iwacu uko nakuze iwacu bambona nkina imikino y'igikobwa sakiri imikino y'igihungu, ukunda gukinisha ibipupe. Ngeze ku ishuri nkina imikino y'igikobwa za tayari, imigozi, za lasitike, ibyo bintu. No muri groupe yanjye bakinaga nabaga ndimo ya gikobwa, za mabirigi nazikinaga, nta mikino ntagize nkina. Imikino yose ya gikobwa yose narayikina, ariko mu bose nigeze numva bandurwara cyangwa se bafite ngo bankubite ngo reka ibi ngibi, no ntabwo nigeze mbona. Guheka imipupe narabihetse, ibintu byose by'abakobwa byose narabikina, ariko sinigeze mbona iwacu bandurwara. Ndi kwibaza se abantu bafite abana nk'abo cyangwa se uri kubyara abo bana azabajugunya? Yabajugunya se kandi arabe yaragiye kugisa yamubyaye amezi 9 agira aramubyara amushyira ku isi. So rero ikintu nababwira ngo abo bana ko bana benshi bari kuvuka muri n'imisi ni kino gihe turimo, hari abandi kubona bakiri batoya nkanjye nyine mutoya, hari abo nk'abo nturanye nabo, abana b'abahungu nturanye nabo batoya babikinira za tayari, nkabona bari gukina n'abana b'abakobwa gusa.
yes mwamwumvishe rero Iggy kano kanya niwe tukiri kumwe ariko turimo kugana ku musozo kugira ngo tunasoze Iggy wenda turimo kugana ku musozo kano kanya Masheri wa Kayusi gira ikintu mubwira nakashi ndamukunda pe ntabwo navuga ngo sinabwira ibintu navuga ngo Kayusi ndamukunda cyane naramukumbuye no kumubona ahubwo uramukumbuye ndashaka no gusohoka ahubwo muri no ndi gupanga umunsi wo kuzasohokana nawe nkamutumira akaza tugasohoka nkamugurira agafanta cyangwa se akabyeri nimba natwe uzadutumire nzabatumira namwe nzabahamagara zifite nimero yawe se nzaguhamagara ese ko Kayusi atanywa inzoga anywa fanta icyo uzashaka n'icyo nzamugurira pfa kuba gusa umukunda ndamukunda ndashaka ko yangarukira abakiri umutima ko akakugarukira mukongera mugakundana Okay, right, turacyari kumwe kano kanya muracyari kuri Kamza Shanfab Official. Iggy gira ikintu ubwira abakunzi bawe kano kanya hanyuma dusoza. Ikintu nababwira ngo ndabakumbuye ndabakumbuye cyane ariko cyane nkumbuye kumva amajwi yabo nkumbuye kubona ama message yabo kandi bakomeze bakore like share comment kandi bakunde n'ahari akazogero k'umutsuku kandi ho bakomeze baturebe bandebe nimba ibiganiro dukora n'inama tugira abantu kandi ndabakunda cyane kandi mbikuye ku mushaha mushaha ni ku mutima ubwo yari mvuze mu Kirundi Imana kandi bamera umugisha abanyanga n'abankunda Imana bamera umugisha alright twari turi kumwe na Iggy uri kumwe nanjye Shanfab Official kuri YouTube channel registered midwife Fabrice Iradukunda, the god of women, self-mother and child, lady self-renounced and maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Wow, see you